Jado Maxi. Yes. Twari tukubuzeho. Ndahari. Wagiye kurya za nyama za kasuku? Niho ndindi. Mbone agatabazi gake. Ariko kasuku ngashobora kukugaburira inyama. No ukazihaga ngukabura ukuntu utanga wa mwaka ati cyakayikwima. Kandi rero wagwaye inyama nyinshi. Ngobuki? Rero wagwaye inyama nyinshi wa mwaka ati cye wabuze kutaha akayikwima. Ntabwo kurambura akaboko biragoranye. Ni melody wa kabiri. Wa muntu ushobora kwaga amafaranga yatiteka akayakwima ariko wa mwaka umuka kayiguha yose. Inyama ko ukarya ugahaga. Cyane. Niko yabaye. Noze na izo hatari izo ari hano rero kugira ngo twongere dusesengure ku gitaramo cya The Ben cyatumyemo Bruce Melody tujye tureka kuvuga ibintu twabwiwe siko bimeze umuntu nka Jado Max gitaramo wari ukirimo ibintu biri kuvuga yuko The Ben rwose performance yakoze itashimishije abantu ngo abantu batashye bari kwicwiraguraho ngo bari biteze ko abakorera live nziza ariko ngo ibintu babonye muri performance ye ntago byigeze bibashimisha na gato wowe nk'umuntu wari muri kiriya gitaramo turaza guhana ijambo wenda duhere kuri Jado Max ese abantu The Ben ageze kuri stage basohotse barataha ese abantu The Ben akigera kuri stage abakobwa bamwe barize abandi bari kubura baratangwa ari nabasuze mu gitaramo ngo basuze ngo kubera ngo imiririmbire ya The Ben ngo kuririmba nabi numvaga ngo difada ari masebya muri ubwo buryo duhishusho y'igitaramo nk'umuntu wari uri mu gitaramo nyirizina igitaramo wakirebaga neza cyangwa wari muri ya myanya y'inyuma umuntu ukomeye nkanjye nandi muri VIP cyane ko witwa The Ben yahageze induru bikavuga amatara kaka yose inzira ikomeye cyane witwa Bruce Melody we akuzwe cyane gukurikiranwa mu bintu bijyanywe n'indirimbo z'ibishimwe byo kuvuga ngo yaririmbye ngo bamwe barirukanka bamwe barasohoka ayo n'amagambo nitwa nko guharabika ubwo abantu babakurikirana bya bintu byo gusebya duhishusho rero y'igitaramo ukuntu igitaramo cyagenze The Ben akimara kugera kuri stage ese Bruce Melody yatangira ntuze performance ye kuri stage byagenze gute duhishusho y'igitaramo nk'umuntu wari uriyo wenda izo turaza kumuha umwanya nyuma Okay umusaza witwa Bruce Melody akigera kuri stage angira ngo yakurishanye n'uwitwa Benovio nkuko bagendaga bahamagara buri munsi ari wese buri muhanzi agenda ajyaho aririmba uburumwe ku wundi rero byari kuba ngombwa ko Melody ahagera agashwanyaguza imiribiraka ariko ku buhande rwa The Ben nkuko tugigeze ko umwe ari gisamaguru undi ari munyakazi twagiye gusanga ngiye ukuntu nabibonye mu ishusho yabyo nabonye ari nka 50 kuko nabonaga nta warushije The Ben akanganya na Bruce Melody tugendeye kuri experience zabo experience The Ben afite na niyo experience Bruce Melody afite ese urumva ari ngombwa ko banganya ntabwo ari ngombwa cyane ko uyu munyakazi cyangwa se Bruce Melody ni umuhanzi ufite indirimbo nyinshi uzwi ntekereza ko nawe amaze kugira abafana benshi bamufana kandi bamukurikira cyane rero akihagera nuko ishusho nabonye nuko nabonye ko ashoboye pe cyane kandi ubwame nawe mu bitaramo nka biriya ariko mu miririmbire nabonye aririmba live neza cyane nuko abantu bari kugenda basebya uwitwa The Ben ngo yaririmbye ngo playback ntago ariko bimeze cyane ko we yagezeho mikrofone zikamupfiraho nyine wowe wari uri mu gitaramo mo imbere wari uri no muri VIP The Ben yaririmbye gute kuri stage byagenze bite ese yari afite bande ese ni indirimbo ye yashizemo ayiririmbiramo performance yari imeze gute ko numvise abantu benshi bagiye bayinenga bagiye batandukanye we
akihagera cyane ko yari afite ababakazi cyangwa se ababekinga indirimbo ze basanzwe bazimenyereye kandi babikoze babigize umwuga. Ntekereza ko ikintu Bruce Melody yakubitishije The Ben ari uko yari afite iriya bande yari yaratumiye. Rero kuba yaje aririmbira muri beat y'indirimbo ze numva nta kintu kibi yakoze, kubera ko ni uburenganzira bw'umuntu arimba uko abishaka. Ibihe byiza kuri mwaka subscribe kuri Universal Media TV, nawe turakanda subscribe, reka tukuri mukana subscribe kugira ngo ibiganiro byacu bigiye bikugeraho 5 kuri 5. Ngiri Success P nushaka kunyindi Papa Giana hano kuri Universal Media TV Rwanda. Rero hari inkuru ziri ku mihanda, ziri gucicikana ku mihanda. Abanyamakuru benshi n'aba YouTubers n'aba content creator bacitse ururondogoro kubera igitaramo cya The Ben cyatumwemo Bruce Melody. Bivuga yuko Bruce Melody ngo yakoze nk'ibitangaza kuri stage, akora live idasanzwe, ariko nyuma Bruce Melody aza nyuma The Ben aza kuza kujya kuri stage. Ubona ko rwose ibintu yaririmiye na performance yakoze ngo idahura niya Bruce Melody cyane. Bruce Melody ngo yamurushije. Kanya tugiye guhamagara abantu tugiye bagiye kumfasha gukora iki kiganiro, tugiye kuganira kuri telefone. Nabangiye kubahamagara bamfashe gusesengura iki gitaramo, ese ninde wakomye undi kuri stage. Aizo ikwa kundi man. Hey, reka mpamagare Jado Max rero kugira ngo dufatanye gusesengura kino gitaramo cya The Ben na Bruce Melody. Mushireho nuko ina nimero wamagayeho iri mu gafana gato, ariko nta kibazo. Ndimo ndakumva neza ariko. Okay, nta kibazo, reka dukorere kuri irari. Yego. Jado Maxi. Ntabwo bashije kubitaba. Mwongere mugerageze. Jado Maxi banza agiye kurya inyama kwa Kasuku. Kurya inyama. Banza agiye kurya inyama kwa Kasuku, numvise avuga ngo niho ari. Nubundi numvaga mu kanya Kasuku avuga ngo agiye kubaga, kandi urumva ntabwo yahazanye buriya agiye kuba akameraho gake. Arasanga yatangiye kuzirya. Ara niko niyo gahunda imeze. Ara numva ngo Kasuku n'amafaranga yaguha mu ntoki ngo reka inyama nyinshi cyane ukiriye. Inyama urazirya ukibagirwa kubaza amafaranga. Ubundi ibintu bitatu mu ndira Kasuku ajya avuga. We arakubwira ngo nyine iyo yakwemere kujya kurya ihene hariya iwe nyine. Arakubwira ngo inyama ngicyo kurya n'ubuntu. Ndetse icyo kunywa nacyo n'ubuntu, ngo kandi ngo ukaba wemerewe no gukoresha umusarani, ngo nawo n'ubuntu. Kakazi niko bimeze. Ibyo bintu ntabwo ajya byishyuza. Reka twongere duhamagare Jado Max gato na taza wenda turamurekaze kuduhamagara. Yego. Yamagaye nani? Jado Max itaba. Mugiye turi guhamagara Jado Max. Jado Max. Yes. Twari tukubuzeho. Ndahari. Wagiye kurya za nyama za Kasuku? Niho ndindi. Agatabazi gake. Ariko Kasuku ngashobora kukugaburira inyama. No ukazihaga ngukabura ukuntu utanga wa mwakatike kayikwima. Kandi rero waguhaye inyama nyinshi. Ngoguki? Rero waguhaye inyama nyinshi wa mwakatike wabuze kutaha kayikwima.
ntavuga kurambura akaboko biragoranye. Ni melody wa kabiri. Wa muntu ushobora kwaka amafaranga ya titeka ukayakwima ariko wamwaka inkoko akayiguha yose. Inyama ko ukarya ugahaga. Cyane. Nibyo mbavuga. Niko yabaye. Noze na izo hatari izo ari hano rero kugira ngo twongere dusesengure ku gitaramo cya The Ben cyatumemo Bruce Melody tujye tureka kuvuga ibintu twabwiwe siko bimeze. Umuntu nka Jado Max gitaramo wari ukirimo ibintu biri kuvuga yuko The Ben rwose performance yakoze itashimishije abantu ngo abantu batashye bari kwicwiraguraho ngo bari biteze ko abakorera live nziza ariko ngo ibintu babonye muri performance ye ntago byigeze bibashimisha na gato. Wowe nk'umuntu wari muri kiriya gitaramo turaza guhana ijambo wenda duhere kuri Jado Max. Ese abantu The Ben ageze kuri stage basohotse barataha. Ese abantu The Ben akigera kuri stage abakobwa bamwe barize abandi bari kubura baratangwa ni n'abasuze mu gitaramo ngo basuze ngo kubera ngo imiririmbire ya The Ben ngo kuririmba nabi. Numvaga ngo difada ari masebya muri ubwo buryo. Duhe ishusho y'igitaramo nk'umuntu wari uri mu gitaramo nyirizina. Igitaramo wakirebaga neza cyangwa wari muri ya myanya y'inyuma? Umuntu ukomeye nanjye nandi muri VIP cyane ko witwa The Ben yahageze induru zikavuga amatara kaka yose inzira bikomeye cyane. Witwa Bruce Melody we twuzwe cyane gukurikiranwa mu bintu bijyanywe n'indirimbo z'ibishimbo byo kuvuga ngo yaririmbye ngo bamwe ngo barirukanka ngo bamwe barasohoka ayo n'amagambo nitwa nko guharabika ahubwo abantu babakurikirana. Bya bintu byo gusebya duhe ishusho rero y'igitaramo ukuntu igitaramo cyagenze The Ben akimara kugera kuri stage. Ese Bruce Melody yatangira ntuze performance ye kuri stage byagenze gute? Duhe ishusho y'igitaramo nk'umuntu wari uriyo wenda izo turaza kumuha umwanya nyuma. Okay, umusaza witwa Bruce Melody akigera kuri stage ngira ngo yakurishanye n'uwitwa Benovio nkuko bagendaga bahamagara buri munsi ari wese buri muhanzi agenda ajyaho aririmba buri umwe ku wundi. Rero byari kuba ngombwa ko Melody ahagera agashwanyaguza imiribiraka ariko ku ruhande rwa The Ben nkuko tugigeze ko umwe ari gisamaguru undi ari munyakazi twagiye gusanga ngiye ukuntu nabibonye mu ishusho yabyo nabonye ari nka 50 kuko nabonaga nta warushije The Ben akanganya na Bruce Melody. Tugendeye kuri experience zabo experience The Ben afite na niyo experience Bruce Melody afite. Ese urumva ari ngombwa ko banganya? Ntabwo ari ngombwa cyane ko uyu munyakazi cyangwa se Bruce Melody ni umuhanzi ufite indirimbo nyinshi uzwi. Ntekereza ko nawe amaze kugira abafana benshi bamufana kandi bamukurikira cyane. Rero akihagera nuko ishusho nabonye nuko nabonye ko ashoboye pe cyane kandi ubwame nabonye mu bitaramo nka biriya ariko mu miririmbire nabonye aririmba live neza cyane nuko abantu bari kugira basebya uwitwa The Ben ngo yaririmbye ngo playback ntago ariko bimeze cyane ko we yagezeho mikrofone zikamupfiraho. Nyine wowe wari uri mu gitaramo mo imbere wari uri no muri VIP. The Ben yaririmbye gute kuri stage? Byagenze bite? Ese yari afite bande? Ese ni indirimbo ye yashizemo ayiririmbiramo? Performance yari imeze gute ko numvise abantu benshi bagiye bayinenga bagiye batandukanye? We akihagera cyane ko yari afite ababakazi cyangwa se ababekinga indirimbo ze basanzwe bazimenyereye kandi babikoze babigize umwuga. Ntekereza ko ikintu Bruce Melody yakubitishije The Ben ari uko yari afite iriya bande yari yaratumiye. Rero kuba yaje aririmbira muri beat y'indirimbo ze numva nta kintu kibi yakoze kubera ko mu burenganzira bw'umuntu arimba uko abishaka. Cyangwa se The Ben yaje aririmbira muri beat ze ari kugira ngo agabanye amafaranga ari buze gukoresha mu gitaramo cyangwa kuko iriya bande irishyurwa.
ari bwishyure gute abo bantu urimo mbaza abati ndaza kubishyura gute ko wenda igitaramo nshobora gufeiringa nkabura amafaranga nishyura abantu yaba aribwo buryo yabibaza akavuga ati reka nge nkoreshe beat zanjye nze kubyikorera byose. Ntabwo yakoresheje beat, yarafite abacuranzi, yarafite ababekazi, ntabwo yakoresheje beat gusa. Mbere ndagira ngo atangira n'iriya ndirimbo nshyashya yakoze n'ubundi yaje arirayizi indabo zanjye. Yego yaje rero ikintu cyaje kubaho nuko abantu fana nyine baba bavuga ko bishakiye bavuga ko babibona, ariko nkanjye wari uri kwitera njye nabonye ntako atageze pe. Oya ku muhanzi nkuriya w'umuhanga tuzi w'umurigendi ibyo vuga ngo ntako atagize ibyo ntago tubivuga, ahubwo yagize ate yakoze ate nibyo tureba. Tuvuga ibintu biri yaritanga nabyo vuga ngo runaka ngo mfano uyu tuvuga ibintu biri yarite. Wowe urabona ari stage ya Bruce Melody na stage ya The Ben, ninde muntu wakomye ninde wakoze performance nziza? Bona renze karindi vuga nahereye mu gitondo barimo bambaza uko byagenze. Umusaza no umusaza akuriye mu gakena kazi neza, Ben aramurusa kure ni nkangane kirere rwose. Ni nkani kire ura n'umwana n'itare yige nasubire nashaka abandi bantu bakorana amakora bo wenda nabonye atangiye gutera imbere akorana n'indirimbo na Diamond atangiye kugenda biza neza, ariko rwose ibintu ariko n'umwana n'itare yige. Ariko umuntu bita Mboso yaje mu gitaramo? Ntabwo yarahari. Mboso ntabwo yaje. Ntabwo yaje haje witwa ngo nimenya ngo ni amakura no muri Uganda. Nta nubwo turamumenya neza. Twenda duvuze ibyawe, reka tujye kuri hatari Aizo atubwire nawe igitaramo yagikurikiye nubwo wenda atakigiyemo, ariko yagiye akurikira ku mbuga zitandukanye Nyarwanda ndetse n'ahandi bagiye bashyiraho iki gitaramo. Wowe wakibonye gute iki gitaramo? Murakoze cyane. Ntabwo kuba ndi ariko nanjye nabikurikiranye live kabisa bigenda neza cyane, mbasha kuba nabona ibyiza byahabereye ndetse n'ibitari byiza byagiye bihabera. Rero muri make tugiye kuba twarebera hamwe nyine uko igitaramo cyose cyagenze. Ndibanda ku mastage nyine kuri stage ya The Ben ndetse n'ibanda no kuri stage ya Bruce, naho nyine ngende nkubwira nyine uko byagiye bimeza uko zarutanwaga ndi nk'uko mbibona. Mu mboni zanjye rero Jado Maxi avuze ko ngo The Ben ngo arusha Bruce ngo ni nk'ahantu ikirehe n'ahantu kure cyane buriya abanyarwanda sinzi nimba muhazi. Ariko mu by'ukuri ntabwo njye ariko mbibona mu mboni zanjye, kuko bivuga ngo uwitwa Bruce Melody yaje kuza kuri stage afite icyo bita energy cyangwa se vibe ziri hejuru cyane. Zikubye n'inshuro cya 2% iza The Ben, kuko urumva The Ben uramutse n'ubundi imiziki yo n'ubundi nta imiziki ntabwo igimite n'ubundi igenda gace n'izo kuramya urabyumva. Ntabwo nyuma ndarabika mutanyumva naho abanyarwandakazi. Idinite abafite umva ni gace none ikindi kandi ari ukuntu yazaga kareba indirimbo imwe yasoza agashyira n'ikiganiro gutyo ugasanga n'ubundi bivango igihe yaririmbye n'igihe yaganirije abantu. Kandi twaje kumva umuziki ntabwo twaje kuganira. Ntabwo yarari muri interview twaje kumva umuziki. Twaje kumva umuziki wonyine gusa, ariko urumva n'ubwango nta gihe cyo kubyina na gato cyagiye kibonekamo. Umuntu yatangiye gushyuha indirimbo irarangiye agatangira kugenda abaganiriza gake bimwe byiwe. Ugiye kwa Munyakazi ho yari umuziki ku wundi. Umuziki uvo hajya wundi none byamaze kuba uko Munyakazi yakoze igihe kingana amasaha 2 ngire ngo nimba nibeshye. Muri amasaha yaje gufata n'igihe gito ajya kuruhuka cyangwa se ajya kwambara indi myambaro kugira ngo agaruke ku rubyiniro akomeje gusa n'uko yabyiyemeje. Icyo gihe ko kanyandira twagupenda cyo kuba yaruhutsemo gato arakomeza abahereza indishyi no dore ko yagarukanye uvuga ukuntu kwanza ukuntu yabitanze neza yatangiye akora imiziki nyine isa igenda gakemo gace nyine uko Bruce yatangiye. Noneho
muri part 2 agarukana nyine zandirimbo zifite amavibe hejuru cyane genda bamuka abantu baragenda barashyuha ku rwego rushimishije barashyuha bivuga ngo nyine akimara kuvaho nibwo tuziba yumva ko ari abagiye bavuga nyine ngo kumenya abantu bagiye basohoka icyo gihe nyine abantu basohokamo gashye akimara kuvaho abantu bari barashyuha kabisa ubona ko bameze ni ukuvuga ntuze The Ben akijya kuri stage hari abantu bamwe batangiye kujya basohoka ni bacete ntabwo ari benshi cyane kuko ni ngenda bivuga ku mpande zombi ntabwo ndi waragikiye ariko rwose ni bake bagiye babasha kubasohoka gusa The Ben nawe yagiyeho arariko neza n'ubanga impande zombi zifite abafana mu magambo make abo bantu se basohotse kubera ko The Ben ageze kuri stage cyangwa basohotse kubera ko wenda bari bagiye no hajya hari hano habari n'ubwiherero kubera ko ngene ndeba impande zombi kandi ngene natakira amakuru aho hose abo bose bavuga nyine mu buryo bwo barabika nyine ngo wasanga ngo The Ben nyine ngo ariko nza kuvuze ngo kwa ko ngo bamaze igihe kirekire nyine ngo bari n'imbere ngo bajya nko hanze gufata akayaga ntabwo ari mbona ko ari gutaha burundu abantu bari bagiye hanze gufata akayaga ngo umuntu ufata akayaga ariko ibyo simbitindaho turamaze hano mu gihugu bafite abafana kabisa bafite abafana kuko buri wese yagiye kujya bafana bakabuza induru mbese nyine ukabona nyine ko ari benshi cyane muri make bose bakoze akazi ka danje akandi kantu hari ukuntu umuvandimwe yagiye avuga ngo ukuntu ngo The Ben ngo yagiyeho ngo abantu benshi bakarira abo bagura kurira ko numva The Ben ntabwo kuri indirimbo zibyinitse n'ubundi indirimbo neza nyine zo kuramya nyine zikura amarangamutima hafi numva rero ntabwo abantu bari kubura kurire kuko umunyakazi akoze ibyinitse kandi afite vibe za danje abantu basimbutse babiri byoshe nawe na The Ben nawe ufite n'imiziki nawe abantu bagize gutera nawe barize bazana amarira kuko ntabwo akora indirimbo zisimbukisha abantu kandi uretse akantu k'amarira tukamuzi yose ubwa mbere turi bwa gatatu urabizi neza gasanzwe arira n'ubundi rero uwitwa Bruce yabashije kuba yakora icyo bita live urabona ko yabigenjemo neza kabisa ntacyo turi kumushinja ni ukuvuga wowe ukurikije uko wabonye ziya performance zombi ese wabonye ari inde warushije undi tutagiye guca ku bintu byo ku ruhande tuvuga ngo tuzana ibintu by'amarangamutima tudaciye ku ruhande nyine turebye ibikorwa byakozwe n'ibyo byakozwemo njye rwose Bruce natamushyira ku mwanya wa mbere uvuga ko The Ben ari inyuma cyane nawe ari hafi aho ariko njye Bruce nabikunze cyane nabikunze kabisa ibyo yabigenje kuko Bruce ni vango kantu afite ko afite The Ben Bruce ni wa mujene nyine injyana zose zisangamo akaba afite amakorabo menshi cyane agiye atandukanye hano mu Rwanda ndetse n'imahanga ariko hano mu Rwanda nyine abahanzi bose basa n'abatwikamo bose bafite amakorabo nabo muri bwo kugira ngo nyine abafana nijoro nyine abagwize cyane yagiye yifashisha indirimbo yagiye akora nk'amarufure nyine amarufure ya danje abantu bagiye bakunda mu ndirimbo z'abantu bagiye batandukanye indirimbo harimo nk'indirimbo yakoranye na Riderman yitwa Ikinyarwanda cyanjye n'ikimihanda akubitamo twararangije yakoranye na Maji akubitamo indirimbo umuhungu wa muzika na Fireman akorana na JC Ngango noneho nyuma azana byiza kuri stage azana JC urumva nyine ko yakoze ibintu bya danje nyine nk'umuntu wa danje nawe wenda nakatagize hari aho yagiye azana kuri stage ariko murezi niba danje niko njye nagenda mbivuga kandi mbishimangira cyane hanyuma Jado Max yagira ngabo yagiye nta wamenye agiye kurya inyama ze abona inyama ya mbere ihiye wabona inyama ya mbere ihiye ariko
kuko The Ben yakoze kandi gaboro keza nyine ko kwibuka nyine kwibuka Bravani ndetse na Jay Polly bakaza n'abana baje stage no guhana bagiye bavuga ngo urundi rwo kugira ngo kurirenga abafana bamwe bago difada bavuga ngo birane byo kutuzanira abana ba Jay Polly kuri stage twaje kumva umuziki ntago twaje kureba abana bagifata nk'arukundo muri aya nkagamanye neza na The Ben uko urumva akora ibiganiro mara bisita buri kanya niba naugenda ubibona n'ubu mushishe bundi bushari avuga kuri melody ngo bari mu myakazi nyine ngo nta kintu angakora ibintu byinshi bidafite ubwenge mbega ngo bariya bakayine wa Nyabugogo bose ngo bose bitwa ba munyakazi kuko bakoresha imbaraga ngo Bruce Melody nawe akora ibigoma byinshi ariko ngo nta bwenge waba urimo numva ngo reka nabyo mishyiraho umucyo mu gihe cyatambutse Bruce yakoranye ingoma na Bushari noneho bakora ugiye ariko mu gihe cyo gukora video Bushari abura Bruce noneho ubundi ushaka nkaho nyine Bruce yamwiriyeho bahera nyine bashwana kuko mu gihe cyatambutse hari ukuntu agendaga nyine anyuze amagambo akomeye ku mbuga ziwe nyine yibasira Bruce cyane rero kuba yavuga nta gitangaza kirimo ni ibintu bisanzwe nka misa ya kabiri ubwo rero urumva yuko kuba Bruce afitanye ikibazo na Bushari ubwo ni ukuvuga ngo iyo video na n'ubu ntirasohoka hari audio gusa ntabwo izanasohoka kuko imaze nk'imyaka nk'itanu cyangwa nyine cyangwa itanu kabisa reka da urumva rero ntabwo abandi zasohoka urumva nyine bisa nk'ibyarangiye ariko nyine Bruce ni umuntu w'umujene wa Danjman injyana zose arazikora kandi ukumva zimeze fresh yaje no gutakora ikintu gikomeye cyane atari kuri video yiwe nyine atari video yiwe y'indirimbo afitanye na Diamond Platnumz na Joel Brown uramuzi wo muri Nigeria bimeze fresh bya Danje urumva ngo yakoze ajya yitwa Pome nisanzuye muri make yitwa Pome yitwa Pompom Pompom nigeze kuyibonaho urumva ko arimo neza kabisa handi makuru mangiye kugenda nshaka kabisa bari sazi kumfata sinzimba wajya gushika wandekura ukagenda ukomeza kugenda ubwira abanyarwanda ku bintu bigiye bimeze hano kuri iyi mihanda y'Kigali reka tukureke urakoze cyane ariko wowe wabonye ukurikije ko wabonye igitaramo wabonye Bruce Melody yarushije The Ben kuri stage yicaye imbere cyane kubera no kujya gushaka amakuru yuzuye cyane uze kugenda ukata nko mu kumbuga nkoranyambaga ugenda ureba ibyo abanyarwanda bagiye batandukanye bagiye bavuga ariko aracyabikora neza cyane kabisa aracyari 001 001 yes 001 kabisa yes atari yazo reka tukureke ukomeze gahunda zawe urakoze cyane okay murakoze cyane arakoze cyane yitwa yari hatari aizo ari kudubugorora ngingo kuri iki gitaramo cya The Ben na Bruce Melody cyabaye ejo ariko ngira ngo mubyumva ko abantu benshi bagenda bavuga bati The Ben performance yadukoreye ntago ari performance iri ku rwego rwe ahubwo ni performance yo kuza kumanipira abantu bavuga ko ari cyo biyakoze cyo bita manipulation kuzana ibintu by'ubwenge bwinshi afera abantu mu byukuri rero Rado Max urihe ndahari cyane wari wagiye kuri toilette wana oya ndahari hatari yagizo ibintu yavuze wabyumvise nabyumvise harimo ikintu kiharamika no kutatodagire umusari wacu kugira ngo hano yega usibye kwigisha benshi murabizi ntago ari ngombwa kuvuga menshi ariko murabizi namwe tayiga arenze arakubita ngira ngo bamwe benshi ni igitsina gore n'abagabo nawe uririmba ibintu by'imishegu we ntabireke yicare yige ahubwo ahindura injyana y'umuziki wenda tureke kujya ku bishegu tureba iby'ibishegu ni iki
performance, turebe kuri performance biriya bintu byo kuba The Ben yaje akazana beat ye muri beat akaza kuririmbira muri beat, biriya bintu wowe wabonye ari cyo twita live cyangwa ne bya bindi byo kumanipira abantu nkuko ze Godfather arimo bivuga ngo ni manipulation, kuzana abana ba The Ben kuri stage, akaza nako kuzana abana ba Jay Polly kuri stage, biriya bintu ngo ntago ari umuziki twari tugiye kureba. Uriya kugira ngo umenye umuntu neza nuko azirikana abo bahoranye. Nonese nimba undi adashobora kuba yakuruka abo bahoranye akumva ko kuza kwikorera ku giti cye, nkuko atajya arambura akaboko gahereza abandi amafaranga, nkuko nawe bajyaga bamufasha avyibuka neza ko yari yarakubiswe. Ubwo ari ubuhanzi cyangwa ari ubunyamuziki. Akaboko ka Bruce Melody gahora gahinnye. Gahora gahinnye ni kajya karambo. Akagere kura amafaranga ni kasuku wa kabiri. Kasuku yaguhatimira ariko ayo kurya ntiyayabo. Ariko nabonye Nyabugogo hari umuntu wahaye amafaranga Bruce Melody. Wamuhaye cyangwa we yahaye? Irane sikamiri. Nukutubeshya. Kubabeshya. Ese amafaranga Bruce Melody afite ubu yananirwa no guhereza umuntu 300,000. Kare yirega nawe yabonye yishakuwe, no abonye ko mundirimbo yasemedi hajemo ikinyusi. Hajemo ikinyusi, ya kinyusi yarakigeze. Kiriya kinyusi yarakigeze. Ariko watangiye kurya inyama zo kwa Kasuku. Nangiye kuzirya nyine ni mudarobo nizo ngomba kurya. We. Hanyuma ubwo dufate ko Bruce Melody cyangwa se The Ben yakoze umuziki kurusha Bruce Melody cyangwa baranganyije. Ari hasi cyane. Bruce Melody ari hasi. Cyane. Okay, Jado Max, reka tukureke ukomeze wirira inyama zo kwa Kasuku. Ego. Ariko nkawe nka Jado Max rwemeje yuko The Ben ari hejuru ya Bruce Melody. Cyane rwose. Okay, reka tukureke, urakoze cyane. Yes, mwabyumvise rero twarimo twanariza ku gitaramo cya The Ben na Bruce Melody. Abantu benshi bari kubivugaho, abaharabika, abavuga ibiri byo cyane nka Godfather we numvisha ari kujya hejuru kure cyane, avuga ko The Ben atarakwiye kuzana abana kuri stage ba Jay Polly. Abana ba Jay Polly numva kuza kuri stage nta kibazo kirimo, kuba yagaragaza ko umuvandimwe yagiye kare akagaragaza n'umuryango we ko ashobora akomeje kuwufasha, kuzana Buravan kuri stage. Ariko nanone bakanenga bavuga yuko The Ben akomeza azana ibintu by'ibiganiro byinshi aho kugira ngo ahereze abantu umuziki, bavuga bati yabatengushye, ibyo bari biteze kubona sibyo babonye, kuko ngo ntigeze akora live iri full, ahubwo yazanye ibintu by'ikoranabuhanga ryinshi, anavuga yuko ngo ari live igezweho, ngo ari nayo ba Chris Brown basigaye bakoresha, avuga ko ari live igezweho. Mu by'ukuri rero ni igitaramo cya The Ben, kigenze neza, nibyo dushima, cyagenze neza, ariko harimo n'ibyo kunenga. Reka rero dukomeze tubashakira amakuru kuri iki gitaramo, ibindi tuzakomeza tugenda tubibagezaho kuri Universal Media TV Rwanda. Nakugira ngo niba turakanda subscribe kugira ngo tujye dukomeza kubana mu biganiro byiza nk'ibi ngibi. Nakugira ngo thank you so much, keep watching.